nguhaye ikaze ariko nanone nkwisubiza mukunzi wa Brown Magazine. Of course ahangaha ugeze ni kuri Brown Magazine, nje nitwa Avi Brown. Of course inkuru yamaze kuba Kimomo, iyo nkuru nta yindi ni inkuru ya Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda ndetse n'umukinnyi kabuhariwe ariwe Zlatan Ibrahimovic Iblakadabra. Ndetse rero muramuzi ko yagiye akina mu makipe akomeye ndetse amakipe atandukanye rwose arimo nka Juventus, AC Milan ho yabaye mu legend cyane, akina mu ikipe nka FC Barcelona ndetse yanaciye no mu ikipe ya Manchester United. So nakubwira ko rero inkuru imaze kuba Kimomo, iri kugenda ihuza aba bombi, ariko nanone reka nkubwire ko ndaje kugira ngo nkuramburire ese ibibahuza ni biki, ese ibivugwa ko bahuriye Dubai bahakoreye ibiki, ibyo bavuga ibivugwa bakoreye Dubai ni biki, ndetse ibivugwa bashobora kuba baragiye baganiraho ni biki. Of course ngeni Avi Brown, iyi ni Dala Chase episode, tugeze kuri episode 4. Ndagira ngo rero ntangire nkubwira ngo ubundi aba bombi ni bantu ki, ari Mutesi Jolly ndetse na Zlatan Ibrahimovic. Ese ubundi aba bombi twabigiraho iki, kuko aba ni abantu muri ya gahunda yacu n'ubundi Dala Chase, ya gahunda yacu twiyayo kwishakira ibiceri. Aba ni abantu bombi ushobora kugira icyo wigiraho gishobora kugufasha kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Twarakubwiye ngo ni Dala Chase, ni uguhiga ibiceri kandi twese tukajyana turi kumwe, nta numwe dusize inyuma. We don't want to leave anyone behind. Turashaka kugira ngo tujyane duhigire ibiceri rimwe kandi tubigerereho icyarimwe. So icyo nayo nagira nkubwire, ndaza kukubwira nyine nkuramburire inkuru ya Mutesi Jolly ndetse na Zlatan Ibrahimovic. Ese ni ibiki ubundi bihagaze bite? Iyi ngiyi ndayikubwira, ariko nanone ntarabyinjiramo cyane. Reka nkubwire ngo nk'uyu nguyu turi kuvugaho Mutesi Jolly, murabizi hari ibintu byinshi bimaze kumuvugwaho muri u Rwanda. Yabaye umukobwa w'intangarugero, twavuga w'intangarugero. Ikintu cya mbere ushobora kukubwira muri ya gahunda yacu kwihigira ibiceri, ushobora kwigira kuri Mutesi Jolly, nuko Mutesi Jolly ni umukobwa waje ahindura game, akora ibintu abandi bakobwa batashobora gukora, akora ibintu bikomeye ku buryo Mutesi Jolly ubu tuvuga ni umukobwa. Ikintu cya mbere ushobora kumwigiraho ni cya kintu ngo forget attention, wowe kwirengagiza ibyo abantu bakuvugaho, kwirengagiza ibyo abantu bagutekerezaho, amagambo, kureka amagambo y'abantu, ubundi wowe ugakora icyo ushaka kugeraho. Icyo ni kintu cya mbere Mutesi Jolly dushobora kumwigiraho muri ya gahunda yacu yo gucezinga dala. Wowe guharanira ikintu ushaka, ukirengagiza ibyo abantu bakuvuga, ukirengagiza ibyo abantu bagutekerezaho, ukirengagiza abagutuka, kuko abundi abantu bagutuka wowe hari igihe iyo ugitangira gukora ibintu abantu bavuga ngo ubundi uri ari mu biki, ubundi uri azi ibyo arimo, abantu mbese batabiza. Ariko wowe iyo uzi ibyo ushaka ukomeza gukora, ndetse babandi bagutuka, babandi bakuvuga nabi, babandi bakuhimbira ibintu, bakakubera nka motivation kugira ngo ukomeze wowe ukora ibyo wishakiye, ukora ibyo wumva ufitiye gahunda, kugira ngo abo bantu baguca intege noneho uzaba proving along, kuko uzababwira ibyo mwavugaga ntago mwari mubizi, so ntago muzi ibyo mwari murimo muvuga. So icyo kintu rero cyo Mutesi Jolly dushobora kumwigiraho. Ariko ikindi kintu nanone dushobora kumwigiraho ni ugukora ibintu bitarakorwa n'undi, ko Mutesi Jolly yagiye akora ibintu bitandukanye bitari byarigeze bikorwa n'undi muntu wari wese, bitari byarigeze bikorwa n'undi mukobwa wari wese hano mu Rwanda. Nabwira ngo ushobora kwibaza nk'icyo kintu cyadufasha iki, gukora ikintu kitigeze gikorwa n'undi. Navuga ngo wowe ushobora kwireba ugasanga wenda mu muryango wanyu nta muntu wigeze wubaka etaje, urwo ni urugero. Nta muntu wigeze utura muri etaje, nta muntu wigeze agura imodoka, but why not? Niba nta muntu wigeze gukora ibyo bintu mu muryango w'iwanyu, kuki utari wowe wabikora bwa mbere? So Mutesi Jolly rero hari ibintu byinshi yagiye akora bwa mbere, kuvuganira abakobwa, ibyo ni ibintu ushobora kumwigiraho. Ariko nanone tuvuye kuri Miss wacu Mutesi Jolly, reka nkubwire ko hari ikindi kintu ushobora kukubwira gishobora nanone kugufasha tugende ku uyu mukinnyi bita Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic murabizi ko yabaye igihangaje muri ruhago, ndetse ibintu byinshi hari abantu benshi bagiye bamufatiraho nk'icyitegererezo, nyine ababera role model. Reka nkubwire wenda nk'urugero nk'inkuru ye isekeje cyane, bigeze kumubaza ngo ese
iyo uri mu kibuga koko wirirwa uvuga ngo iyo uri mu kibuga uba wumva uri Imana. Ese koko niko ubyumva? we yarasubije ati nibyo koko njye mba numva ndi Imana kubera ko njye ni mindset yanjye imbwira ko nta kintu na kimwe ntashoboye, imbwira ko nta kintu na kimwe muri football ku kibuga cya football ntashobora gukora. So iyo niyo mindset yiwe aba afite mu mutwe. So no kuvuga ngo nawe ugomba kugira mindset kugira ngo nta kintu na kimwe udashoboye, kubera ko ibintu byinshi byagiye bikorwa n'abantu. So kuba waravutse ntago wavutse ibintu byose ubifite, n'abandi babifite ntago bavutse nyine babifite. Noneho wowe ukagenda ukumva mindset nicyo kintu gikomeye ubundi bwa mbere, ukabanza kuvuga ati iki kintu ndagishoboye byanga byakunda, ntago gishobora kunanira. So ukagikora, ugatangirwa gikora. Then avuga ati se kuki ushobora kumva uri Imana? We nababwiye ati ngiye nkuko murabona Mike Tyson ni umuntu ukomeye cyane mu iteramakofe, ariko ngewe uko mba numva ubwanjye nshobora kumutsinda. Iyo niyo mindset yanjye ko nta kintu ntashobora, nta kintu ntatsinda. Yavuga ati nubwo mbizi neza ko tugiye muri gym muri ring ashobora kunkubita kawo nko mu masegonda atarenza 3, arakubwira ati ariko ngiye muri mindset yanjye mba numva namunesha. So icyo nicyo kintu cya mindset is the key y'ibintu byose dushobora kugeraho. So noneho rero reka wenda nkuramburiye kuri hari akandi ga story nanone yaje kuvuga, bamaje ati se ubundi ubona amafaranga ashobora kugura ibyishimo, amafaranga ushobora kubona agura ibyishimo. Mutesi Jorewe Zlatan Ibrahimovic kinasubije avuga ati ibyishimo nta kintu kimwe gishobora kubigura. Avuga ati ntago ibyishimo ni ibintu bya hato na hato, nuvuga ngo uyu munsi giye nubwo nawe afite amafaranga menshi cyane nshobora kwishima uyu munsi ariko ejo nkababara. So yakubwira ati ntago amafaranga agura ibyishimo, ariko amafaranga yoroshya ubuzima. So koroshya ubuzima twese rero nicyo kintu dushaka. Yakubwira ati ntago amafaranga ashobora kugura ibyishimo, ariko ashobora gukora iki? Koroshya ubuzima. Iki kintu rero nuza uwo bita Zlatan Ibrahimovic yasubise igihe bamumbasaga ngo ese amafaranga ubona ashobora kugura ibyishimo. We yasubije gutyo ko amafaranga ikintu gikomeye ashobora gukora ari koroshya ubuzima. So ikindi kintu rero nshobora kugenda nagira ngo barambure kuri ya nkuru nari natangiye babwira mu ncamake iyi ngiyi ya Zlatan n'uyu nguyu nyine Miss Wachaho Mutesi Jolly rero biravugwa ko bikomeje kuvuga ko bashobora kuba barahuriye hano hirya muri Dubai hano hirya. Of course kubera ko twebwe dukunda kugendayo nyine tuba twumva ari hano hirya kuko nta hantu dukunda gutembera cyane. So ibintu rero inkuru iravuga ko aba bombi bashobora kuba barahuriye Dubai, ndetse amakuru yagendaga agera kuri Brown Magazine nuko ngo aba bombi ngo bahuriye Dubai, ndetse ngo batangiye no kuganira ku mishinga yuko uyu Mutesi Jolly ashobora guhagararira ibikorwa by'ishoramari bya Zlatan Ibrahimovic, ngo ashobora kuba ashaka gushora mu Rwanda, ngo birimo ngo hoteli y'inyenyeri 5, ngo Zlatan ashaka kubaka hano mu Rwanda, ndetse na kampani y'ubucuruzi, kampani y'ubukerarugendo ngo yashakaga nyine gukora investment hano mu Rwanda, ngo ndetse ibyo bintu byombi ngo Mutesi Jolly nyine ngo yagombaga guhita bibera umuyobozi. Ariko amakuru twebwe atugeraho nka Brown Magazine ubucukumbuzi twikoreye buremeza ko aya makuru ashobora kuba adafite ahantu hamwe ahuriye n'ukuri, kubera ko amakuru atubwira ko uyu Mutesi Jolly bavuga nyine mu mikoranire na Zlatan Ibrahimovic, amakuru yo aravuga ko uyu Mutesi Jolly ndetse ataziranye n'uyu Zlatan Ibrahimovic, ndetse nta n'ahantu barahurira. Niyo mpamvu rero twaje gusanga iyi nkuru ishobora gusanga nta gihamya gifatika gihari, kuko urumva niba bataziranye biranagoye ko babanahuye. So reka rero nkubwire ngo n'ubundi ariko nta nduri ivugira ubusa, murabizi. Reka dutegereze turebe ngo bizagenda gute. Noneho ngiye ni Avi Brown, reka tuzongere duhure muri Dollar Chase episode 5. Ariko nanone ushobora kumbwira ngo bimeze bite, ntiye kintu wumva utekereza, what do you think? Reka noneho tuzongere duhure muri Dollar Chase episode 5. I'm signing out.